Reka ngusuhuze kandi nguikaze muri NB uyu munsi hano kuri Press TV aho tugiye kugaruka ku nkuru uyo mu karere ka Ruhango aho biri kuvugwa ko umusore yatawe muri yombi akekwaho kwica nyirakuru amutemye. Ni inkuru ibabaje ariko nje muri aka kanya kugira ngo rwose twige n'amasomo atandukanye by'umwihariko agaruka kuri iyi nkuru. Ngiye gutangira nkubwira uko byose byagenze, ndaza kuba nsoreza ku gice cya nyuma cy'amasomo mu buzima buri wese akwiriye kuzirikana kugira ngo dukomeze tubeho mu mutekano kandi tubeho mu buzima bwiza. Polisi yo mu karere ka Ruhango yataye muri yombi umusore w'imyaka 19 ukekwaho kwica nyirakuru amutemaguye amuziza ko ngo yamuroze. Iyi nkuru yasakaye mu masaha ay'isaa 4 za mu gitondo rwose bivugwa ko yabereye mu mudugudu wa Kabuga, akagari ka Kabuga, umurenge wa Mbuye aho mu karere ka Ruhango. Ababibonye bahamije ko uyu musore yagiye mu rugo rwa nyirakuru witwa Mutumwinka Tereza w'imyaka 72 akamutema ibice by'umubiri bityo akamwica. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassani yatangaje ko uyu musore akekwaho gutema nyirakuru amaguru, amaboko n'umutwe bityo bikamuviramo urupfu. Ati uyu musore yashinjaga nyirakuru ko yamuroze bikamuviramo uburwayi bwo mu mutwe, niyo mpamvu abaturage bavuga ko yahereye aho ngaho akamwica. CIP Kamanzi yakomeje avuga ko uyu musore yatawe muri yombi akaba afungiye kuri polisi sitasiyo ya Mbuye mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Kenazi gukorerwa isuzuma. CIP Kamanzi yakomeje yihanganisha umuryango wa nyakwigendera, yongeraho ko hagiye kubaho isuzuma bakamenya niba uyu musore yaba afite uburwayi bwo mu mutwe koko cyangwa niba hari ibindi byaba byamuteye gukora iki cyaha akekwaho hakabona gukurikizwa inzira zisanzwe z'amategeko. Areka nguha ikaze mu gice kijyanye n'amasomo ashingiye kuri iyi nkuru y'uyu munsi aho mu karere ka Ruhango ibi bintu byabaye. Mu by'ukuri bibabaje cyane, ariko kuba byabaye bibabaje burya baravuga ngo biratubabaza uyu munsi ariko ku munsi w'ejo bikatubera isomo rikomeye cyane. Inshuti yanjye rero uri kumva iyi video, inkuru yo mu Ruhango iratwigisha byinshi. Ntabwo turi hano kugira ngo tuvuge ibyabaye gusa, ahubwo turi hano kugira ngo turebe n'amasomo y'ubuzima buri wese ashobora gukurikiza kugira ngo arinde umuryango we ndetse n'ubuzima bwe. Niba ufite ikibazo ntabwo ukwiriye kukigumana wenyine, ugomba gushaka umuntu wo kuganiriza, by'umwihariko ushobora kuganiriza umubyeyi, inshuti cyangwa umuntu mukuru wizewe. Ibi ngibi rwose bikurinda kuba wakora amahano atari yitezwe. Ikindi kandi burya kuganira bituma ikibazo kitaguka kandi ntikibe cyakwangiza ubuzima bw'umuntu. Iyo waganiriye n'umuntu agufasha kukwereka uburyo iki kibazo kiri buze gukemurwa, ariko bitarangiye umuntu abiburiyemo ubuzima. Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane. Burya stress, agahinda cyangwa se umujinya bishobora gutera ibyemezo bibi, yewe bikaba byanatuma ugira gutyo ugafata umuntu ukamwica nta kintu na gito witayeho. Ibyo wumva mu mutima wawe rero bikenewe kwitabwaho, ntukabifate nk'ibintu bito cyane. Fata umwanya wo kuruhuka, ukora imyitozo yoroshye ndetse ushake n'ubufasha mu gihe ubukeneye, kuko rwose biba bigaragara ko mu gihe utameze neza uba ukeneye umuntu wakwitaho akagufasha kongera kugaruka muri modu. Irindi somo rikomeye cyane, burya umuryango n'urufunguzo. Ibi ngibi buri wese agomba kubimenya kuko umuryango ugira uruhare runini mu buzima bwacu. Harimo kugirana ibiganiro, kumva no gufashanya. Ibyo byose birinda amakimbirane akomeye. Ntukirengagize ibimenyetso rero by'uko hari umuntu ufite ikibazo mu muryango. Niba ubonye mu by'ukuri atangiye kugaragaza ibimenyetso bito bishobora kwerekana ko afite ikibazo, it's better kumwegera ukamuganiriza ukamenya impamvu ishobora kuba iri kubitera. Irindi somo rikomeye twakwigira muri iyi nkuru nuko rwose urubyiruko rufite inshingano zo kwiyitaho. Niba uri umusore cyangwa se ukaba uri umukobwa, agerageza wige kwita ku buzima bwawe, ntukemere ibibazo bikurenga. Mu by'ukuri ujye ugerageza gushyira imbere ibiganiro n'abakureba neza, babandi wumva wisanzuyeho, babandi wumva wagisha inama. Kiba ari igihe cyiza cyo kubegera bityo ukabaganiriza, mukabasha
bigufasha kuganira mugahuza ibitekerezo. Kwiyitaho burya bituma umuntu afata ibyemezo byiza kandi akanirinda ibintu bishobora kuba byamutera ingorane mu gihe runaka. Harimo irindi somo rikomeye cyane rijyanye no kumenya gutuza ndetse no gukemura amakimbirane. Burya ugomba kwirinda gufata ibyemezo mu buryo bwihuse kubera umujinya. Isi tubamo, ubuzima tubamo, rwose umujinya ni ikintu kiza imbere cyane, ariko biba bisaba ngo witonde bityo utisanga wakomerekeje umuntu cyangwa se nawe ugasanga wiyangirije. Ugomba kwitonda ugatuza bityo ukabona gufata umwanzuro wamaze gukaminga down nk'uko abenshi bakomeza kubivuga. Ugomba gushaka uburyo bwo gutuza no kwitekerezaho mbere yo kugira icyo ukorwa, mbere yo kugira icyo wakora, kubera yuko iyo ufite umujinya niba uhise uhutiraho ushobora gukora ikintu mu by'ukuri uzicuza ubuzima bwawe bwose kandi uba ugikeneye imyaka myinshi iyo kubaho. Kwihangana cyangwa se iyo nakwita kugira patience no gutekereza ku ngaruka nabyo burya bifasha gucunga neza ibibazo. Iyo uri mu bibazo mu by'ukuri ukabasha gutekereza uburyo wakwihangana, ukabasha gutekereza no ku ngaruka mu by'ukuri uko bizarangira, icyo gihe bishobora gutuma ufata umwanzuro mwiza nubwo rwose waba uri mu bihe bigoye. Irindi somo rikomeye cyane, burya abaturanyi n'inshuti tubafite kugira ngo badufashe, ntabwo tubafite kugira ngo badushore mu bintu bitari byiza. Abaturanyi cyangwa inshuti bakunda kugira uruhare mu gufasha abantu bari mu kaga. Niba uri mu kaga, don't hesitate cyangwa se wikumva ko ugomba kuba wenyine, ukeneye abantu bagukikije bo kukuganiriza kugira ngo mu by'ukuri bagufashe kuba wafata umwanzuro mwiza. Kuganira no gufashanya bigabanya ibyago mu muryango ndetse no mu buzima bw'abantu. Niba hari umuntu rero ubona afite stress cyangwa se nawe ukabona afite agahinda, gerageza umwumve, umuganirize ndetse umufashe uko ushoboye. Usibye kuba uri no kumufasha, mu by'ukuri nawe uba wifasha kuko mugenzi wawe yameze neza, ntawaguteraho amakimbirane, nta n'uwakubwira nabi, nta n'uwakwiba. Niyo mpamvu n'Imana itubwira ngo akunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kuko mu gihe wakunze mugenzi wawe nta kibi wamwifuriza, ahubwo umwifuriza icyiza gusa. Iyo ubigenje uko nawe rero niko bigenda kwifuriza icyiza gusa, kikaba ari nacyo kikubaho. Inkuru yo mu karere ka Ruhango rero ntabwo ari iyo gutera abantu ubwoba, ahubwo ni isomo rikomeye ku buzima. Kuganira, kwita ku mutima no gukunda umuryango nibyo bizadufasha kwirinda ibyago byinshi. Birashoboka ko aya masomo yagufashije byinshi, ni nayo mpamvu ngusaba gukanda subscribe ahangaha kuri Press TV kugira ngo dukomeze gusangira inkuru z'ubuzima, urukundo n'amasomo y'ukuri. Ndagushimiye rero kuba wakomeje kubana nanjye. Izindi nkuru zidasanzwe by'umwihariko zikomeza kugenda zibera mu buzima bw'abaturarwanda ndetse n'abandi bantu abatuye hirya no hino ku isi tuzikugezaho, ndetse tukanakubwira amasomo atandukanye ushobora kuba wakungukira muri izo nkuru mu by'ukuri ziba zaciye ibikuba mu miryango itandukanye ku isi yose muri rusange. Ndagushimiye cyane, Imana ikumpera umugisha. Twongere duhurire muri indi somo ndaza kuba nkugezaho mu masaha ari imbere.